suko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Yego nibyo kuri ubu ngubu nanone umuhanzi Yamano nyuma y'uko akoroje imbuga nkoranyambaga mu minsi yashize ubwo hajyaga amashusho ye hanze ari mu gikorwa cyo gutera akabariro hamwe n'umukunzi we, kuri ubu ngubu nanone yongeye gukoroza imbuga nkoranyambaga nyuma y'amakuru ari kumuvugwaho y'uko yaba yatandukanye n'umukunzi we wamenyekanye nka Vava. Yego nibyo ishyamba siryeru hagati ya Worizagura Florie wamamaye nka Yamano n'umukunzi we wamenyekanye nka Vava. Uyu muhanzi akaba yamushinje kuba yarakuyemo inda yari yaramuteye zigera kuri 3 ndetse akemeza ko uyu mukobwa yaramwibye ibikoresho byo mu nzu byose. Ibi yabigarutseho mu mashusho yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga. Aya mashusho yagiye hanze nyuma y'aho Vava ubusanzwe ukundana na Yamano avuze ko uyu musore yamugonze akamukubita akamuruma izuru ndetse akamutera ubwoba ko azamuhitana igihe yaramuka abivuze. Vava yabigarutseho mu kiganiro cy'imbonankubone cyangwa se live kuri TikTok aganira n'uwitwa Godfather, aho yagaragaje amafoto n'amashusho y'ibikomere yatewe n'uwo mugabo. Vava kandi yerekanye izuru rye rifite ibikomere, ibipfuko byari byuzuye ku mubiri we ndetse n'amashusho agaragaza Yamano ari kunywa ibiyobyabwenge. Yavuze ko kandi umubano mubi hagati ye na Yamano wafashe indi ntera tariki ya 24 Werurwe 2026 ubwo yari ari kumwe na Yamano mu modoka bagiye muri sauna. Yavuze ko icyo gihe yasabye Yamano kureka gukoresha telefone igihe atwaye, ibintu byarakaje uyu muhanzi kugeza aho yamutegetse gusohoka mu modoka. Yego nawe ushobora kuba wagiye ubikurikirana ku mbuga nkoranyambaga, ariko reka tukugezeho video Yamano yavuze mbere y'uko nyine yitanga kuri RIB, cyane ko ariyo makuru kuri ubu ngubu ari kuvugwa, nubwo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwo rutari rwemeza niba koko rwataye muri yombi uyu Yamano. Muraho neza, ni Florie Worizagura Yamano wabo. Ndi hano rero kugira ngo asobanurire ikibazo nahuye nacyo muri ino minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo, ariko ni byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo, igitekerezo cyo gushaka umugore, mpura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone njye numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, nanjye ndi umuntu mukuru, ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo nazana umugore ntashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye anteranya n'inshuti, anteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura, mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankorera gutuntu, namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko baza hano. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru, ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka nukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, nshaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James aba muri Amerika, yaramaze iminsi aba mu Rwanda. Mpamagara James, mpamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano. Ndababwira ati rero ikintu cyiza gitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho
tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi ntahurira n'ibibazo challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara, ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo kibushoboka ngo naye. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8, so rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yaramamagaye ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi, ubwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya kwirebero. Ngiye kwirebero, ngeze kwirebero umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Aturi kwimuka. Ndababwira ati ngiye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano hari n'imitako, ibiki, bitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nza nkamusanga ahantu ibyo bintu yatwaye, ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo, sange ni ngewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze nahise ngendera uko, nahise ngenda. Eri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe narindi higiriya Bukavu. Ubwo umuyobozi kuri ribo wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka hiki? Ntibi bintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga uko sindi hano kumurega cyangwa kumushinza, ariko n'umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi. Ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda nkasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubisa agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo nibyo. Ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Mwamwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda. Nkamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situation z'ibi bibazo by'amavideo, kamureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yaratwite, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Nukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntiyabura umuntu uzivava ari kwita understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira, nimwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana, icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi